Uraho neza ndagusuhuje cyane. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira. Ni igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu yaravuze ngo akwiriye gukora umurimo w'uwamutumye hakiri ku manywa. Rero uyu munsi natwe dufite inshingano twahawe n'Imana kandi ikomeye mu buzima bwacu. Harimo gufasha abandi, harimo kubaho mu kuri, harimo no gukora imirimo myiza y'Imana, adufasha dukora ibyo Imana ishaka. Kandi ngo hakiri ku manywa, ahangaha ni igihe umuntu agifite amahirwe yo gukora, ndetse ni igihe umuntu akiri mu buzima, ni igihe umuntu agifite ubushobozi n'umwanya agakora ibiciye mu mucyo, agakora ibyo Imana ishaka hakiri ku manywa. Ngo bugiye kwira, ni ukuvuga ngo igihe cyo gukora kigenda kirangira, kandi iyo bwije ibintu byose birahagarara, ndetse n'urupfu rushobora kukugeraho, rikaba ari ryo joro ryawe ryo guhagarika imirimo yawe yose wakoraga. Icyo gihe n'uba ukibashije gukora, cyangwa se n'uba ugifite amahirwe, ibihe bibi iyo bikugezeho nabwo ushobora kubura amahirwe, ugasanga n'iryo joro ryawe ugasanga bukwiriyeho. Ngo bugiye kwira, birakwiriye ko ukora hakiri ku manywa, birakwiriye ko ukora umurimo wagutumye hakiri ku manywa butari bwira. Ngo ni igihe umuntu atakibasha gukora, kandi ni ukuvuga ngo hari igihe kigera umuntu rwose akaba atagishoboye gukora ibintu, ugasanga nta na kimwe agishoboye. Hari abantu benshi usanga bavuga ngo ejo nzakora imirimo myiza, cyangwa se ati nimara gukura nzakora imirimo myiza, ukizera ko uzabikora, ariko kwa kundi ugenda ubirundanya, uyu munsi urundanya akazi wari kuzakora ejo, ugenda ubiha igihe. Reka ngutangarize ko uko ugenda wanga gukora bimwe na bimwe, ariko byose byirundaniriza hamwe, noneho bikazakubana byinshi, ugasanga ubuze umwanya wo kubikora, bikarangira nta n'ibyo ukoze. Rero igihe cyawe ni iki? Ni ugukora uyu munsi, ni ugukora vuba, kandi ni ugukoresha neza igihe wahawe, ni ugukoresha neza umwanya ufite. Ni uyu munsi, ntabwo ari ejo, cyangwa se ejo bundi. Rero ukwiriye kubimenya kandi ukabiha agaciro, ukavuga nawe uti nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira, kandi ni igihe umuntu atazaba akibasha gukora. Nawe rero ugira icyo wakora uyu munsi wa none, kandi uzirikana ko ejo atarahawe, ejo ni ah'abandi. Wowe igihe wari ufite cyari uyu munsi. Rero igihe kirageze ngo umuntu wese akore ibikwiriye, igihe kirageze ngo umuntu wese akore ibyo Imana ishaka, kandi umuntu wese asobanukirwe ko umwanya afite uyu munsi ari uw'agaciro, akwiriye kuwukoresha neza. Akore ibyiza igihe ugifite amahirwe yo kubikora, kuko ejo bishobora kuba bitaba bigishoboka ko hari icyo wakora. Uyu munsi rero ukwiriye gukora, uyu munsi ukwiriye kugira ubwenge, ukavuga uti nanjye reka nkore umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa butari bwira. Nyemerera ngushimire kandi nkubwire ngo nawe ukwiriye gukora umurimo w'Imana, ukwiriye gukora icyo Imana yagushyiriye ku isi, kandi ugakora ugifite amahirwe, ugifite n'umwanya, ugifite n'uburyo. Iri jambo ry'Imana warisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 9 n'umurongo waho wa 4. Nyemerera ngushimire nkubwire ngo wakoze kubana nanjye, ugafata umwanya wawe ukankurikira. Dusubire mu kindi kiganiro.